Ukuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cya munsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 11 Kamena mwaka wa 2025 iragira iti imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 373 igira iti hariho icyo nkwaka mwami Yesu.
haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi nawe aririmba neza cyane, aravuga ngo mpanagurwe hose mwami n'umuriro, niba ushaka nk'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Arangiza avuga ngo nuntunganiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kuwurutaho. Arangiza avuga ngo ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, kandi bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Asoza avuga ngo ngerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya nbyibonamo. Arangiza avuga ngo jya umboneza, jya umboneza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorino cyangwa se itorero ry'ikorino, ibice ni 6 duhere ku murongo wa 9 tugeze kuri 20. Aravuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwasindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. 15 aravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cy'umubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, uko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbere yo gutunganya insengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, biba ari ngombwa kubanza gutunganya insengero zubatswe n'Imana cyangwa se ziri mu mitima yacu. Imitima yacu nirwo rusengero rukorerwamo ibyo Imana yemera n'ibyo itemera. Gutunganya neza aho amateraniro abera ni ngombwa kubw'ubuzima n'imibereho myiza y'abahasengera. Ariko kuhatunganya neza ukibagirwa gutunganya mu mutima ni ugukorera kuri 0 ku busa. Byose bigomba kuzuzanya, ariko cyane cyane umutima niho hakenewe gutunganywa kurushaho. Pawulo yandikira itorero ry'ikorino cyangwa se abakorino ati ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke. Abaheshi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kuri 15 baravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntore ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Muzibukire gusambana ibindi byaha byose umuntu akora
bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imibiri yacu tugomba kuyirinda ibiyihumanya, ibiyanduza, nk'uko umuntu arinda inyubako ye cyangwa se urusengero rwubakishijwe amatafari cyangwa se amabuye kwandura. Niko natwe tugomba kurinda imibiri yacu, kandi byaramuka bitugwiriye tukihutira kwikiranura n'Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza. Amen. Data, turagushimiye twibukije ko iyi mibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera. Byashoboka ko imibiri yacu yagira ikiyanduza, ariko dusabye ko amaraso yawe tweza akadutunganya, ukaduhumanura, ukadukesha, tugahanagurwa rwose. Urakoze, urakarama, bana natwe kandi ukomeze kudufasha kuzirikana ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, turinde ibyo byose bihumanya uyu mubiri, ahubwo duhe kuyoborwa n'Umwuka Wera. Urakoze Yesu, bana natwe muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Jakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.